Turi mu kiganiro isi ya none ni ya kera kigaragara kuri Byoherwa Empire. Nagira ngo mu buryo tukiganiramo tuze kugaragaza gutanga message tunayigaragaze neza kugira ngo ese twagendera ku isi ya none cyangwa twakurikirana imico ya kera. Mukora ikiganiro mutube hafi ariko dukangurira abashaka kwamamaza mwahamagara kuri 0788 45 inshuro enye gatatu. Ubundi tukakomeza kubagezaho ibiganiro bibereye imyumvire yacu ni yanyu, ibiganiro bitubereye twese. Murakoze, reka dukurikirane rero abari kuri topic bagumye bakora ikiganiro badusangiza imyitwarire n'ubuzima tugomba kubamo muri iyi si ya none ni ya kera. Burandi byo nindi kutubwira tayi ntago bibaho nje kuba wafata isi ya kera irakora birabyara umwana karakafu ukayigereranya n'uyu munsi wapi ukajya isko akajya kukuzanira umugeni akamanza sha yanamwumviriza sha kamanza yakubitaho sha none windi defo barazaga bagafata umukobwa bakamuterura ariko kuri iyi vision turi nta mukobwa waterura ariko niba ari ukumuterura ahubwo ubu nyarutana muterura numva ngo ura muco nubwo bavugira ngo warahavuye wawugaruye akwibaza umukobwa mwiza nk'aho bakajya kunarura bakakunzanira ubwo se mageze se nkuko ariko uzi gupfundura ibakuru utari wakora amahubwo ibaze papa kugira ngo akurambagirize hariho uburaya budasanzwe. Ni ukuvuga ngo ingaruka biri gutera muri iyi minsi kuba abantu badashaka kuba baguma kuri wa muco wo hano akantu sha genda bona uzibazo bura biri guteza uzarebe ubu ngubu imbere ntago twapfaga kubona abantu bagumiwe ntago bapfaga kuhaba kubera ko mbere n'umusaza bagafite umuhungu akigira akasha ngo ntiyarongora isi yaragendaga gateranya abandi bagakabwa atariga nje narumbishe ubwo abagabo bagakora ico kiganiro bakagenda bagashaka amva witubesha ngo nabo bagumiwe reba nubwo ntabara imyaka afite reba uramu utuye hepfo yiwanyu nyine uhisha kure tugende neza uriya afite imyaka ingana none ntari wo hanyu tandukanya umuntu wagumiwe n'umuntu urwaye menya gutandukanya ibyo bintu nyine reka nze manze nkusobanurire ubuze kuza nyine ikiganiro baragiterura umusaza akabwira abagenzi be bahuriye ahantu wenda bagateranira nko kumwe muri bo babaga benze inzoga bakagenda bakagira ikiganiro ariko umusaza ufite ijambo afite uko ari buze guterura abwira abagenzi be aterega bura murabona umuhungu wanje amaze kugira mu myaka 20 kugira ngo kera ubabaraga ko atangiye gukura nuri kugira za 18 19 20 hafa. Tugaruke ku bagore bashakaga bafite imyaka 12 ubwo urumva umwana w'ubu ngubu imyaka 12 wakwishimira kumushyingira hariho uburaya budasanzwe. Ibaza umuntu w'umugabo agashaka abagore babiri akabatuza mu nzu imwe jewe ubu ngubu ntago twashobokana ntago twigira rero ngo ngo kera byari byiza kera byari byiza umusaza yabaga ari inshuti na mugenzi we baracanye kunda noneho ubwo yaba afite ariko bacana kunda gute ahubwo ngubu agira kwizera n'imiziririzo umugabo ibintu byabaye buryo ntabyo gucana kunda n'ubwo ni kumagaze ni kumbabura abaza gucana kunda none ubu mufate uyu murawe afite agatoroshyo kariko uwiwe ngenye televiziyo birajya uburaya budasanzwe ariko fabuce ngaho ubwire Gisingo ya kera ureba kanone ngiye ya kera hari uzikongo kera bura uziko kera ariko mutega amatwi mwumvisanyaga abagore abasuru gasanga batijanyije abagore ngo muri kubesha ibyo nibyo none w'ikindi kiriho ngo nipfuye ngo hari umugabo wanje ngo fatije ngo araza ngo ahitangire umugore wiwe umugore wanje wopfuye umugore wawe ako kanya ndi papa wawe nawe pfari ko w'imfuye wewe wapfuye nukuvuga ngo kera wapfuye ngo ngiye ngo ndahita nshaka uwo muco umva ahantu nje mufani reka nkubwira ahantu mufani ariko uzi kugira ngo nje ndi nk'umusaza ndiskosha indangiza nkugenera ikibanza nkusabira umukobwa wo kwa Nyiramamazi urumva mushime tumusabe n'abaturanyi ubukwe tubukoreshe tumuzane ari umugeni uture mu isambu yanjye urumva neza
noneho wenda ibyago byo nyine hari igihe biza ntabwo ari umuntu ubihamagara urumva niba rero umuntu umwe atakiriho umwe muri bo ngo nk'umukazana wanje ntabwo namubura kandi wabaho twamukuye hari abageni nirangiza ngo ntume umuhungu wanje agumira aho ngaho gutesi no kuvuga ngo ako kanya twarongeraga tugakorana tukavuga tumva rero hari akwanyiramanzi twamukuye hariyo bucura bwaho none wa muhungu we dore ubu ntabwo waberaho niba nyakugenda we yigendeye twarakoranaga inama ikabyemeza tukanyarukirayo twabaga twaratanze n'inkwano ntabwo ari bino mupfaga kubadirigana ngo ugasanga n'umuntu uyu mukobwa si ngo ko umufite ngo nuwiriye igisubizo kikaba ngo nuwiriye atazi ngo mbereho yabaga hasi neza twaragiye tukagerayo bakaduhereza bucura tukamuzana akaba umugore wawe urugo rukagumiza rugahaba ntabwo waba waramitema ikabutura ndi umwana ngo ngere no guhita no gufata uwo nzabana nawe bazana ngo jya kumitira ngaho mbwira kera abantu bajya gusaba ngo baje gusaba ibyo umuco w'ubu ngubu ni wo muco wakabaye warahozeho ariko reka nkubwize ukuri uraje uraneruye numaye agaciro niyo mpamvu mwabasuzuguraga mukabazaniraho abandi bagore none ubu ngubu none ubu ntabwo babazaniraho abandi bagore ariko uramuzana ntabwo aba yemewe n'itegeko ariko itegeko ni ukugenda nk'akamanika yose amagashyira mu birere ntareba ariko mbanzi neza yuko mu mitwe yanyu ntabwo mwari mwafunguka ngo mwumve ariko uza agaciro shaka kuba usanga uri wawe wibohera uduseke wibohera ibirago wibereye mu mbere apana wandi mu mihanda ngo mani ngo bimeze biti tekereza inkumi y'icyo gihe noneho icyo gihe iyo mama wawe iyo mama wawe yaguherezaga akaganiro mama wawe yaguherezaga akaganiro umuntu wo kwa runaka ngo umuntu wo kwa runaka ngo yakubengutse umukobwa ari mu mbere agatangira agaseka urumva uzakuza akanyamuneza nkakwe umuhungu wo kwandi agahita wenda nuwo wenda kwa Bizimana hariya afite igisore cyiza umukobwa agatangira ubwo imico yabaga afite yatangiraga kuyihindura ubwo niba wenda yabo hagutwe duseke agasoza umugoroba yatangira gufata amakanya ko gukaraba nawe akiyitaho akisiga ikimuri umubiri ukatanya ukaba nk'umukobwa witeguye kuko noneho rero rekabaze kamusetse rekabaze noneho igihe cyo kumutwara nawe reba agashema ko kuza bakamufata bakamuheka nk'umwami bakamujana bakamugeza kwa basebukwe naho sebuka kamanze yamurongora muvugisha ukuri simubizi imico ya kera none ntabwo sobukwe databukwe iyo yabaga agiye kundambagiriza yabanzaga yumvira umuhungu we uko umugeni ntabwo mubizi se mugiye abanza wumvira kwabaga kumuha icyo kiganiro cyerekeye ku nshingano bari bukore urumva kugira ngo bataza kubihuza bikaba bisha noneho barangiza akamuganiza nyine oya utunyujije ku ruhande se ubwo yarabanzaga akakujyana mu mbere akumvira umuhungu we akabona yamugushije akakuzanira umugore bavuyeho ngo ni uko ari papa wawe none se aho kugira ngo agibweho na rubanda ntuyagibwaho na sikosha ngewe aho kugira ngo databukwa ngewe nagumirwa umugeni data manje kumujyaho ntabwo namujyaho nanjye ariko ubwo ntuyaba ari so yaba ari papa wawe papa wawe ntabwo yajya kukurongorera umugore ariko ntabwo byakora ngaho uri gutinyuka ukamubwira ngo papa nakuze mpa hano nubaka utekere watinyuka ukavuga ubwo niyo mpamvu aho yaguhaye ntabashaka kuhaguhera ubusa abashaka kugira azabanza nakumvire mbese si umukazana wabaga afite ntabwo ari umukazana bise ko umukazana ari umwana cyo yakabaye umwana icyo gihe yahitaga umwana mu rugo niba yaratanga ari wowe niba yaratanga yamuherezaga n'ikinyandaro inkwano niba zari ziraba n'imwe noneho impamvu wowe ntabyo tukibona nuko batakibanza kutujyaho Nyowe muri kubona ibezi kuno kwirwa muri kwirukanga mu nzira kwa divorce ngambwira ukuntu kera divorce bari buzikora ari bangana yaguhereza mukaryamana uwo muco bo ngubo twebwe gereranya n'ibyo ngufashe
nuko yiye mwebwe ubu ngubu hakomwe mwaranyuzwe umukobwa ugasanga swa yaramugutatse mwemwe ubu mwaranyuzwe niyo ariko mpamvu utabizi utabizi wamuzana mu rugo ahubwo ariko utabizi atarikweretse icyo gihe bwo niwe wazaga akamuterura umukobwa ngasa naho umukuye niba ari uwo mu kabare vraiment wowe ni umusaza babonera kuriye ariko nta mukobwa wo mu rugo waje gusanga umusaza ngo papa ngo yamuteretse ngo no gutuma reka ibyo ubu nibyo bizima ibyakera ibintu byahawe n'umugisha aho nyirongorera umukobwa ngo nuko wamaye isambu yawe ngo wanyubakiye naje gufata geto ibyo ubu nibyo bizima ubwo umuntu gufata akageto ugafata umwana mukabana impamvu mushima iby'ubu ngo nibyo bizima ni ukuvuga ngo siko basigaye banarahurira ku ma Facebook hari igihe ugera ahantu aho hantu ni niyo mpamvu divorce zabaye aho niho nyine babonekera hari igihe ugera ahantu ibihari ukisanisha nabyo ni ukuvuga ngo isi ya kera na n'ubundi sha nta hantu mwayikura noneho iyo murimo ubu mwaranyuzwe ni ukuvuga ngo umukobwa w'ubu ni ukumutereta niba muhuri hariya ku muhanda ni dora ubu si basigaye ukanamutwara utazi ni sigaye ndumva rero ngo umwe ngari gufata undi ngakamutangamo pasi niba barabagizemo ko bakina imipira simbi noneho manzi urebe umusore nk'uyu wenda yiviriye i Rwamagana araje ageze ino ahashinze umuganda ahamaze wenda amezi 3 akasharaganira n'abagenzi be ngo wapimane ngo njewe ngo no kubona umukobwa bavugisha ngo reka da mugenzi ati cyori nukuntu nziranye nabo ati inga nkwere ubwo akamuhereza pasi kurambagiza noneho yari umva nyine ico bikora iyo muhaye pasi ninde w'umukinnyi uzi ko muri abana sipfaga ngo mukurikiraga n'urubuga rw'imikino iyo bari kwamamaza muhore babwiye ninde mukinnyi wari watangamo pasi y'umupira atakinnye ico gitego kikaba nukuvuga ngo iyo umuntu yamaze kubona ya baro yayikinnye yayiteguye igihe akeneye gutera mu zamu areba mugenzi we akavuga ati mugenzi wanje uri murashoma aho ngaho reka nkwereke fata pasi amuhereza umupira ariko amuhereza uwo yakinnye wawundi ari impamvu niko bwango mwaranyuzwe iyo afashe wa mupira nta kindi yihutira ntabyo kuvuga ngo iyi barijite ahita afata aratera mu zamu ubundi abandi bakiyamiraga igitego ubwo rero nawe uramufata ugahita uvuga ati okay niba ari pase ni pase reka mite nkomerezaho ubwo ukagera nawe ngo ako kanya iwawe mu rugo gateguruka usanga uri kurusha ababyeyi ko nazanye umugeni none kuri kuvuga ngo nta papa wawe wakugiriye ku mugore mugenzi wawe kaguhaye pase uvuye Rwamagana ukaza ukamara hana meza 3 akaba gukubise pasi iyo pasi uza abantu wenda bigeze gucenganwa ko umupira bakanawutsinda kukubwira oya pasi uyikoresha ni pasi ntugutsinda nyine noza pase weho uwo bagwayemo pase waza kuvuna none se ubundi ko narategereza ko Fabo amereza pasi ariko nawe nk'umusazi yuje gucenganira ko nabizi wanze ugacha kuma pasi none rero ja ahubwo nategereza urungano uyu nuramereza pasi y'umupira je nshobora guhita nakira cyangwa se aho baburi y'ubwenge ubu rero uratayikoresha uwo musaza ntuzi ukuntu uragenda upfe kwihora cya kindi mufihuje ibitekerezo abari cundundo ariko ubwenge bwanje na Fabio abantu busanga muri kumunzani natwe nikira nanje ni hubu nta bintu byinshi abantereza neza yuko nishatse umugore mwiza ubyara abana beza bagiye baguteruriye esadunda hari uretse ko wenda abana bubu musoma mukabitaho mwabisomeye cyangwa mukirengagiza ibyo muzi ubundi biriya iravuga ngo nta iranda ati ndibu nimba rero ushatse kuvuga ngo uwo munganye imyaka ngo niwe muri kuri rev imwe utekereje ko ibyo yagwaye nibyo byiza nibyo ngibyo urari ariko sha waruzi n'ikindi agatsitsi gakuze niko kavumbika ibyo bisaza simbe buriya manzu umenye ngo umusaza we nawe reba mbese wenda n'urugero tuvuga ko umukobwa wawe ubu niba wishimira nk'umwana wanje nakuroha nkazana mukasine ndi kureba Solange n'ibitabo none se ko ariko mukasine wakomisine uri kumuhuza na Solange umusaza w'ubu ngo ashaka umukobwa uzi gukora ese gukora no gufata isuku ukajya mu murimo ukajya guhinga
cyangwa no gukora no mu mutwe umuntu arakora gukora ko iyo rero bibaye gukora mu mutwe ibyo bisana no gukora mu mufuka ubwo rero agenda kuzanira umunyakinigi wiriya aze aba ariwe gushingira wansubiza wenda mu gihe cyo kuba mfite nk'umubyeyi avuga nti wenda mfite papa nongeye kugira amahirwe wenda yo gusubira mu buto mvuye mu mamesa ntabwo numva rero papa genda ndebera ubushimwe urumva kubera ko nukuvuga ngo n'ubundi dore abantu bubu bamwe babashaka ngo kugana hahandi ho kumera nkaho uri guhabwa ariko ibyo uri guhabwa ukabitesha agaciro twebwe rero mbere ntago ariko byaba nuvuga ngo umuntu yubahaga umuryango urumva akagenda akavuga ati mbo niba nkora imirimo mu rugo wenda nuko guhinga ko n'ibyo byakunda kuhaba korora ibintu by'amatungo kuragira inzuri twarazigira urumva noneho kubaha byarahabaga ntago ari nk'ubu noneho reba umwana w'umusore aravuga ati kuva papa ntago yafata abasaza batanu bimvisha uri kubona wafata abantu ukabateranya ku kintu c'igicupuri gipfuye kuba baragiye bakoze inama nimugoroba bari ku kibindi c'inzoga baraganira n'ababyeyi bongeyemo n'impundu bemeje ko turasha kugusabira urumva reba nawe urwo rugamba barabiteguye kuva uyu munsi bemeje ko umukobwa ugomba gushaka nawe azava ibunaka n'uwo muryango turaganiye uramuduhaye umugeni bemeye kuzaduhekera none ubwo niba bamuzanye icyo gihe wabonaga agaciro ko kuvuga ati kweri ibindi byo kuvuga ngo urakenera ngo gufindura ngo none si ngo ngo papa ngo abaye ngo yararebye siyo bari kukubwira ibanga ry'umutima uretse ubu ngubu muri kujya ku maradiyo wewe watinyuka ukagera kuri televiziyo ukajya kuri televiziyo ngo papa ngo yarongoye umugore wacu wagombaga kuvuga ati niba bampisemo bakemera ko nkuze ntangereka amararira agaciro k'umuntu ukuze nubwo ngo n'umuturagihugu ntago agomba kugenda ngo yasasa ibyo abonye byose avuga ati muryango wanje warateranye urabyemeza rero ibyo biri byo gushaka gucukumbura ngo subundi ko biba bitabaye uhari ngo abasaza bakera bari bafite indangagaciro ibyo ngibyo nta nubwo bari burangagaciro kujya gufata umukobwa w'abandi ukamuterura ukamujyana ubwo nibwo burangagaciro n'agaciro ntabwo ubisi yacu iraryoshe noneho uwo wategaga umuntu byabishashagira muri kwita zahabu wategaga umuntu agiye gushaka ibikanga ubutsi byo akareka usibye kuvuga ngo ingo zubatse ni zingahe no kuba ari kutwigisha ayo masomo yose bo isi y'ubu ni bitabaryoheye ubonaga ibi bisaza bifite amafaranga sibyo bimaze abakobwa ushaka kugera ku gakobwa uri kubona ni gatoya ugasanga barakabomaguye nanza umve ngo mbere imitekerereze yariho itandukanye n'iyindi yari na byiza iya mbere ntago yari irimo ubu buhabaranye none se ego nabo mwahirukanye ubushyuhe basaza babyirukanye nibwo bagifite niyo mpamvu baza bashukisha mbere barateruraga none byaranze baracyafite uburaya bukabije nyine mwivuga ngo kera umuco wa kera ngo wari mwiza habona uko mufite ibibahugije noneho ubu twageze mu isi yoroshye ubu mwana we yagiye hanze nyine mwebwe mwaburi kuvuga muri kwa kunyurwa mwe mwaragiye ibintu byose mubishira hanze muratambaza none ubwo n'amateleviziyo bari kugenda barigisha abantu aragamenya ngo irari ry'abana bubu b'abakobwa bari kukurura ibintu by'imico bari kwigana buhanze umuntu aragenda nawe uri umuntu w'umusaza urumva ukatangira ukabona umukobwa ari kunyonga imbere nuko yakabaye noneho niba abasaza bamwe hariho ababaga bafite amafaranga ariko intego zo kuba bayakoresha n'ibyakubaka n'igihugu cyangwa bateza imiryango yabo imbere ugasanga wenda bo ntabyo bafite yahura n'umuntu nk'uwo yasize bya bintu niba ari inyanya baga batuburiye ku bintu wasize ugasanga abasaza nabo ntabwo bose ariko babaga mu cyaro hari abatemberaga bakajya mu mujyi abo rero bashaka mu mujyi iyo bahuriye nyine n'utwo dukobwa umuntu avuye iwabo ntabwo arebye ise umubyara muzima bamutiye atangiye kumusuhuza abambwa ati waramutse muze
aratangiye ngo bite shu n'uwo mukobwa mbese ariko reka nkabaza urajya kureba uwo munyakinigi ibyo bigutiya bigeze hariya arambara ikigutiya arakwetura ibibodabodo nshobora guhura n'uyu n'iviriye wahura nanjye uri guhumura ukaburuzwa n'ikibonero nahura nawe wagahita ndeba akavuga ati rero nubwo njyewe dore ibyo nkora byinshi bimpenze akeneye ngo gusiga inzara akeneye ngo umusatsi kuwuvugurura agahita ndeba akambonamo boro urumva urubyiruko rw'uburimwe mu bitero noneho yambonamo boro ubwo nagira nabo reka muramutse najya ngo reka muramutse niba waramutse sha akaba akubwiyemo ngo wite sheri ukumva icyo kintu ntunakimenyeye noneho ko yakagusirise tekeza umukobwa urakora mu bwanwa bw'umuntu umwana w'imyaka 18 ari umaze kwibera ubukoze kwibera ryawe kuba umaze kwibera uraho neza abakobwa b'abasore isoni ibaza umusaza wari uzi neza ko umukobwa wo hambere kubona abantu b'abagabo kwabaga gukenguza arimo imbere none abo mwebwe mwaranyuzwe bati mwarire turi mu iterambere n'uburinganire kera mwajyaga muheza abagore ubu ni uburinganire neza inzara y'umubiri itandukanye n'inzara y'umubiri umusari ari mu nda ari n'umubiri igisonza cyane mbabarira cyaho umubiri bari hasi ibaza umusaza uratinyuka umukobwa abyaye akamukora ku bubere ngaho ibaze nawe umusaza mbese ubundi reka mbabaze ubundi babasigaye barabashaka ibanga ririmo sha reka mbaze bano bakuru ko muri bakuru mukamuri kwibanda ku rubyiruko ngo rw'iki gihe ngo barashuhiranye none ngaho ni mu nyemeze muri bakuru ni mu nyemeze ko kera batasambanaga kera si burya ugira ngo ubusambanye bwari bwimbitse uzi impamvu se ugomba kwemera ko batasambanaga murabitwemeza gute reka nze mbigusobanurira impamvu ndi kubabwira ngo ubu mwaranyuze mbere gusambana byari amahano ku buryo wafatwaga yasamye inda yego umukobwa baramurohaga atagira umugabo baramurohaga utangiye kuzana ibyo kubwa Yesu aya none se kankubaza umwana wavutse ubu ngubu bamwita ikinyendaro ntabwo akura akaba na perezida ibyo byo kujya kuroha ni ibyaha mwakoraga umuperezida w'ikigendaro ni ibyaha mwakoraga umwana n'ubundi uwo mwana mwajyaga kohera umwana yabaga yabyaye sibyo umwana yagombaga kubyara yarafite mu nda yabaga mufite mu nda ntawe wabaga ari uburyo bwo guca ako kajagari ko kugira abakobwa basigasira umuco abura mwakagiye kwatura no kwicuza ibyo byaranyuze guca ubusambanyi bakabona ko fata muri iki gihugu wari wabona umuturanyi wawe bamwohereza wowe ukajya kubikora none reka mubaze uwo mukobwa ko mwamwoheraga iyo nda yabaga yayiteye ko mutamwoheranaga n'icyo cyohe cyamwoshye barabivuga Rwanda bavugaga ko umusambanyi ari umugore burya umugabo agusabye ukanga ntabwo yagufata kosha utariteze bakarikora ntabwo ngiye twemeranye reba nega no mu gihe cya Yesu Mariya bamufasha asambana bamuzanye wenyine ntabwo bamuzanye filozofi y'abazungu bro iyo ni filozofi y'abazungu bigaragara ko usambana n'umugore tekereza ko ahubwo mvuga ngo bamufashe usambana uterese kose bivuga ngo bamufashe usambana wewe wowe bivuga bakuzana wenyine cyangwa kufunga wenyine bagufashe izi saha umugabo wawe ashaka gusangana n'undi mugabo bajyana wowe gusa cyangwa bakujyana na n'undi abantu b'abakobwa rero twasambanye ariko ikigaragara mu maso y'abantu cyane cyane bareba umugabo cyangwa bareba njye iyo ni imyumvire ya kera urandamutse ni nk'umukobwa wo mw'iki gihe icyazi gikorwa n'umuntu mwe cyo gusambana urandamutse ni nk'umukobwa w'iki gihe akuvuze gufata umubiri ukawuza n'undi ari ibintu wakwigiraho buriya inshuro nyinshi n'ahantu henshi uzi icyo wenda cyabaye cyo kuvuga ngo umuntu yasambanye n'undi umuntu yaryamanye n'undi baronguranye bagize ute ahantu hose mbona byararangiye ubugaragaye cyangwa se ubashyize ku karubanda bakanamukoza isoni ni umukobwa cyangwa se umugore rero ntabwo abakobwa bamenya ko nubwo hari aho bagira bakagira ngo ni abanyembaraga ariko hari ahantu bagera ugasanga nk'umugabo wenda ni urugero
wenda reka nk'urugero rw'umusore n'umukobwa bakageraho bakaba badafite ingo, urumva badafite ingo, ari umusore n'umukobwa badafite ingo, bagahurira wenda wenda hari akugatari ka Rugarama aho ngaho, urumva bagahura bakaganira bagahuza urugwiro, byaba ngombwa bakajya no muri cya gikorwa. Buryo umukobwa yakaba yatekereza ati nubwo mwemereye ariko hano njyewe mfite amahirwe make yo kuba nahivana, kubera ko inshuro nyinshi byabaye iyo habaye ukomye cyangwa watsamuye muri ako kanya aho hantu bari hatemewe, umusore araguruka cyo wumva nk'umugabo, urumva noneho rero bayivurizaga hafatiwe wego yivuriza ufatiwe, nibyo byose mwageze byakabaye rero hari isomo bisigira abakobwa, kubera iyo abantu babahuruye ngo munze murebera ngo kwa runaka ngo wafashe baraza bagasanga umukobwa, none si umukobwa bahasanga ngo none si ngo none uko muri kubivuga wenda baravuga ngo none si ngo umukobwa ko ari hano ngo yisambanye cyangwa yarajyamye wenyine, ariko 90% umugabo aba yanacitse kera. Ubwo rero ngendeye kurako afite ibinini, ngendeye kurako ngendeye kurako ndi umukobwa, umuntu wese washaka kuncuka nakwanga none ureba mu rwego ngo jewe umuntu ngaratanza bari umusaza baramobega kuzagutegera icavuze ndi kucumva weho abayerweho bakakosha wakwanga nakwiyandira none reka nkwereke abagabo buri abakera basaza bakera bari bazi kubika amafaranga, oya babikaga akavukira mu rugo babikaga n'amabanga, umwana akaba umunyeshuri akiga akaba yarakuriye ahantu hazima, none bari kuvukira iwawe wabyaye budashoboye kurera uwo mwana arifata gute mu muhanda abandi bari kumuha amafaranga? Abana bari guhura na rubanda nkamwe cyane rwose kabatanga mama pasi nibo nimwebwe nabasaza, aho bikigaragara cyo abasore ba kera nabo bari ibibwa pe, bibaze kugira ngo papa akurambagirize akugire ku mugore, ukeneye imitungo ngo ya papa wawe, ariko ubu amara kwiga agashaka ubu ngo bashaka imitungo ye sibyo izamutungira famiye, ariko mwebwe ngo bakabona nabi ngo nako ngo ashaka izo beto gusa imitungo izo ngo zubu ubona hari ngo zubu zizaramba bagasazana nkuko wenda papa wawe na mama wawe bashaka imitungo ntabo. Reba urugero rero impamvu bari kubura iyo mitungo, umusore w'ubu ari kuba none n'ikintu agira, agahura nawe wenda w'umukobwa witwa ngo urashoboye, ugatangira ukamuganiza ati nyamara musore nubwo wenda uri kubona uri kwitindwa mu nturo, nje mfite akazi mfite n'umushahara, rero witekereza ku buzima ngo kuvuga ngo uzabaho gute n'iki kandi nje mpembwa, ngwino twiyumvikanire tubishira hagaragara, barafatanyije aho ngaho barafatanyije barakundanye, umukobwa wenda arajyakodesheje iyo nzu bayigiyemo nibamara nakanga ariko uzagasuzuguro k'umugabo utagira ikintu mu rugo, nawe yarugezemo bafatanye bungurana ibitekerezo akagira amapesi bitenge erega aho jye umenya ko umva babasore bo ndakamusuzugura afite amafaranga nyine niyo nabyo nsuzugura ariko nariye ma bifite ubwoba ngo bizabaho nyine reka nkubaze ubu ngubu aka kanya ubaye nta kazi ufite gatuma uhahira urugo, umudamu wawe yagiye yagaruka agasanga uburiri uko yabusize ntabwo wabusasa, ntacyo ufite uri gukora mu rugo, yagiye guhiga ibiri bubatunge, ntabwo wakora akazi asanzwe akora ngo no kugufata mu miti byose urabikora ugakoropa n'abana ukabakaraba, icyo gihe urumva hari igihe byaza gutuma uganisha n'ahatari umugore yubaha umugabo, ntabwo bari birabyo kuvuga ngo papa ngo afite imitungo ngo nacyo ngo umugore ari buriya ni nkawe mwihagazeho rero muravuga kugira ngo soba ukwe ngagutungire umugore nanjye aho kugira ngo mbane nawe uraje uragenda ukavuga ngo iki n'iki byose nsange wabishyize ku murongo n'umugabo wawe, umugore kera yubahaga umugabo agakora inshingano zose amafaranga nayo washaka kuyasimbuza n'icubahiro c'umugabo mu rugo, ukaje uragenda ukanitindira iyo muri gamaha baragabagabo ufite umugabo urafura ngo urasasa ariko nawe ntago ari umugore wawe, nta mugore wabaga wemerewe kuva mu rugo, ari ukuba mu rugo agatunganya ibyo mu rugo nayo n'abasaza bakoze bafite amafaranga buriya mu rugo haba wajya guhura n'ihabara n'amafaranga ufite
menya ngo ugomba gutandukanyiriza isi ya kera n'isi y'ubu. ariko reka nkubaze ngaho mbwira kera amashanyarazi yahozeho amashanyarazi si menya ko ibintu uko bigenda bihinduka amashanyarazi ntaco kwiyamaza nikorera n'abantu tugomba guhinduka tukisobanukirwa nukuvuga ngo mbere ibyo twakeneraga bidutunga cyangwa se ibyo kwagura umuryango ntabwo byanyuraga mu mashanyarazi ubu rero aho tugeze amashanyarazi dushobora kuyakenera wenda ngo ashirwe ku mihanda n'izo modoka niza bamukerarugendo n'iki zimunyuriraga mu miharuro ntibitubuze kugera mu kanguce mwijambo amashanyarazi yadufashije kubona amatelefone tukaya tujya kuri internet tukabasha internet bizazi muri kurahura ngo bari gukura internet we bari gusahura ubwenge no mu bindi bihugu gahunda no gusahura ubwenge no mu bindi bihugu tukamenya iterambere aho niyo mpamvu rero urubyiruko rwigeze mu nzu gacana amatara ukicara ahantu habona bagenda bamurikisha byo bimurikisha babyita ngo ariko rwarangiye gute kandi ibintu baramurikaga ibyo bari kushaka ntibabi ntabwo twemeranye gucana amatara ukamenya hibasiri no gushishimuza nkamenya hiri dutandukanye oya nawe reka tukireke reka tuteye kubigira ingenzi si ubundi kumuzana ni ngombwa kubera yuko aho uri kubona atari ngombwa ni ukubera ko ibyo washaka ku mugore ubu ngubu usigaye ubibona kubera impamvu ugomba kubyumva muri iyo sanse ni ukuvuga ngo weho ugeze mu rugo ugasanga abana bari ako kanya ushobora guhinguka nayo n'inanasi ariko kubera abahazi bagahita bamenya ngo mama yawe ico gusa urumva none rero umuhungu buramuga atari ko shaka uri gukura waciye akenge ukareba kuntu wakubaka umuryango ntekereza ati naka kanya bivuyeho nyine ko naje gushaka akakanya gushakisha ariko no bamuhaye ibyawe nibyo terambere abari gutunga umugore mu byamuvuye mu mitsi nayo mpamvu abiha agaciro rero none iyo si niyo nziza iyo nziza nyine wagomba guhita atekereza ati mvaviye we uri nsigaye ndo bari kwagomba mvaviye uri muracuka ubu ngubu kugenda nkazana icyana cy'abandi hano asanzwe azi ko bahuriraga iyo hirya nimba ari mu tubara nimba ari mu mbingo simbizi babaga bakapyatura ako kagacamo noneho ko njya kumubwire ngo rema ngo ugire urugo mugire nakuzukurusha abana bo buni bagikenera buzukuru rero basaza tugiye kuzatanza nta buzukuru rubyiruko rwumbabwire isi ya kera yari iryoshe nuko nubwangona n'ubundi ni ibintu byubatse uko dukura bari kutubwira ati imbere y'ivuka rya Yesu ibini byo nukuvuga ni isikura nyine ntabwo utera igiti ngo gihere hasi kigwingire uvuge ngo ubwo waragiteye isi ya kera ntabwo yahora ari ya kera na n'ubundi turi kugana mu yindi si kimwe nuko niyo umunsi muri kubona mukayishima wenda hari y'abana banyu cyangwa abuzukuru banyu batarabuzukuru bacu twe twisazi hariyo bazageramo akayaravuga ati sha wansubiza muri yayindi igeze ni kubona iri gusharira kuvuga ibitekerezo cyo kozwaje uko umuntu agenda asaza wagenda nasubira ibitekerezo izi sawu nakabaye mufite n'akagage kakandi twiyenge muri kugenda mukaza niba ari amaji muri gucugusa ubu nakabaye mfite imico ni imico agacuma hano ntakuru ariko ubu ngubu munakabije ngo mwagize nukunjana diridiri yo mukama gasanga ngo bakazana icupa utazi nibirimo izo nganda zaje niyo mpamvu muri kubona abantu bari gusazira imburage ibintu turya n'ibintu tunywa nibyo biri gusazira tutazi ngo nibiki kera umuntu yaryaga igihaza yakuye mukwe akarya iteke ikiraya gikwa akakirya yaje kurenzaho akirengerezaho amakatsi akaba afite agacuma kukurwarwa agasoma umuntu akaba aho ari injege none ubu ngubu ni byose ni ukunyarukira hehe ku isoko uragiye uguze niba ikibazo cyanyu nyine mwajyaga ibitera imbaraga nabyubaka umubiri ndabona ngo bari gukora urumva n'ibirinda indwara birimo ntabwo mwari muzi kugura urubuto barukura kandi zabaga zihari voka siko zabaga zihari ibipapayi
ibiti nta byose muntu wa byabaga kera uzi bihari. kurya ibintu by'urubuto wapi twaryaga ivoka ibibuto tukaba ugafangura kamwe ugatura umubiri biriya bintu bengesheje amaguru iyo myanda ufite imyate ukajyamo ugakatakata ngo ni munywe niwe muri kunywa murwara inzoka reka nze mbabwire wavuze ngo aho kugira ngo uzane umuntu agasaba abantu ba kera bafite agasura wagakura kugira ngo uzane umukobwa ngo wagira isura na runaka uyikuye jewe kugira ngo banza aho kugira ngo inywe iyo fanta iyo fanta abayitunganyije mu nganda zabo zirimo imyotsi zabo zirimo ibyatsi bagize bagateka iyo fanta usha namwe nimuje muratujirisha ngo mudufate nkaho nabwenge tugira umva baza wumve bari kuvuga ngo agafanta sikuno mugiraga reba na fanta umuntu asigara yipfunura wajya kumva ukumvira apfiririje kuriya gupfiririza rero bifitanye isano na bya byuka bihumatse n'ikirere aho kugira ngo mfate fanta adiyo yenge icyo kigage nashaka gacengesha ibirenge reka n'ibirenge byanje ni ikigage cyane uwo muntu umwe wenyine ntabwo wagiraga abasayi gusa amakatsi nabaga mfite reba umwana uburyo asa ni mwari muzi guteka umutasi wasukusu kugira basodera usobanukirwa wese icyo gihe ubwanyu kera waba utariye neza bari kuhaba gute siko ko kubera imbuto uretse n'abandi reka nkubaze uretse wenda mwari mwuzuye ubujiji wakuganisha kera ntabwo wabishobora kera umuntu yafataga igisake cy'inkoko yiyororeye inkoko ikararira amagi ikarura agashwi kagakura kagakomera agafata isake akavuga ati nje na mugenzi wanje isake tuzaje bakaza bakayirya kuko bazi neza ko bakayirya muri abagabo none abagabo batigana ngo biri kuntangara none ni barabahinzi ni barabatubuzi ku rwego rw'igihugu baje ngo basigaye barakora n'inyama Amurasigara arazana inkoko uyu munsi iterambere nyine noneho inkoko ngo bakayirera niba rukuzira niba rukuzikora je nta nubwo mbisobanukirwa inkoko mu minsi 15 ikaba bagize ibirongo bitatu baje kuzijya neza ugiraga ngo ni ifufuma ngo ni iki kugira ngo nabo bagore mwimaga babone inyama zo kurya kandi bashirira reka zamu uko mugenda wabwira ngo ni inkura ndi gusubira inyuma ndikongera kujya ku byambere nakwirira iteke nkabaza gutekera umugabo inkoko ukaba utanarigataho ngo mve kumunyu wakoze abagabo ba kera bagiraga inda nini ego arega abagore nabo abagabo ba kera inyama abagore bari bafite ibyabo baranazibaraga zingahe ziri mu safrage cyane akanazibarira ngo ni zingahe ziri mu ntabwo babaga ari bose abo twabize ngo abagabo b'ibisambo abo abagabo bamanze yaririmbye kuri ariko ntabwo babaga ari bose reka byo uyu muco ni heza hazaba tugomba kujyana n'iterambere uburinganire nta kureba ngo umugabo ngo niwe uranunga ngomba gushakisha nanjye mwitura ubu uyu mukobwa uri kumureba ukamwibonamo uri kureba iranzo kera sibaga bameze gute kera byo kwibonana munsi uyebe ko no kwibona ngo barambara ngo ibigutiya kwibona mapana we kwibona oya da iyo ngibyo ntago ugomba kwambara ukibona ubu ntabwo unashimira Imana kuba waravuye kuri Rugabire ukaba wambara inkweto nziza ya butu itikoraho tandukanye iterambere ryo mu myambarire tandukanye n'imikorere y'abasirimuka ku mubiri ngo mu mubiri none se reka bigomba kujya kera wenda basogokuru batubanjirije uko kwambara inkanda babonaga nabo bibabereye kubera ko arizo zari uyu munsi rero kwambara inkweto nkambara n'ipantaro ntago bikwiriye guhinganwa no kuba nakabaye nkagenda ngo ngakoresha ya Rugabire ngifite Rugabire zitera imyate niyo mpamvu mwabaga mufite imyate ubu uretse kwambara inkweto ubona umugabo we wambaye ipantaro agatisa kakadodesha neza cyangwa gakoboyi kabasa neza nk'umugabo ariko none ko hariho n'abasore bafata iyo tisi cyangwa ikoboyi ntashake kuyambara ngayifunga ibyo kera haraho wigeze ubibona ugasanga ibintu biri kugenda biri kurere n'amabuye baga yapakiye ni viziyo turi mu viziyo yo kunya mu mapana abo n'abastari nose twese niko tumeze abo n'abastari ntago baba bayaneye abastari bo mu abo n'abahanzi b'abastari nyine baba bapokese bagita gupoketa n'akarukunywa bitaga abahanzi none viziyo we
ubusi bariya nk'ubu ngubu turi hano tukamubona yagiye biri kwerera kuri umubajije ubuhanzi bwe yagusobanura ko bufitanye isano no kuba ipantaro igeze mu ntege yego cyane kugira ngo nyine ajye imbere tunamwe muje muri abikora noneho turi umuhanzi bagomba kugira umwihariko ku buryo natambuka urakomeza kumwibazaho birerera ukagira ngo ni uruhinja gureye ashaka yigeza no mu mavi buriya rero buriya reka nze buriya abakobwa nabo mpise mbagaruka kujya nabo ntago babunuzaga ari bomwa none si ntibahari abahanzi sinumvaga harimo n'abakobwa baririmbaga si ubwo rero ni umuhanzi nahitamo kwambara ipantaro akagenda yifatishije inzara ari gutandaraza ngo itanagwa ubwo umukobwa washobora kutambara ipantaro akihitiramo nawe kukwambara twatundi tugeze ukuntu byabaye uburenganire ubu ngubu n'umugore yambara ipantaro akajya gukanika amashanyarazi none hari umugore wazamuka amashanyarazi yambaye ijipo wakanika amashanyarazi we nto namwanga kuko yaba ari gukorera ibitungo byawe aho nta kibazo none si wa mukobwa duhuye reba wa mukobwa duhuye yambaye akantu kavuye mu gatambitse kaje kakanyurumu noneho hasi ho kwambara bagahisha aha umukandara niko bawe kandi imyambaro ihari nabana mbere yabaga ari ntayo kugira ngo utandukanye ureba umuntu uraje ku isoko ari umukobwa w'imyaka 20 aho kugira ngo aje mu myenda y'abakuru ugasanga ari kwigira muri twatu bakamubaza ngo none si ngo bakawagashimye ngo ufite umwana w'imyaka ingahe ngitatu akagenda akagura akantu akagenda ku mutayeri hano nyongerera morasitike akakambara kagasunika hepfo kakagera mu mukaba ariko ahandi akagenda akagaterera namugaragaza ubwiza bwe nyine ubwiza bwawe ko bwakaba yari ubwawe uri kugenda kumucuruza igihe tugezemo icyo kwambara nk'abazungu nta mpamvu ngo kera hahoze muzambara nkabo si mubebo mwabarekeye ibyawe urabona nsa nabi noneho yaragendaga abana bavise iyo she nuko sha uba watubonye wowe nuko wenda se kibe yamaze kubyitambika mu naho ubundi terambere ubu bintu biraryoshe none si mwebwe mwari muri kugira ngo se kibimo bamukuruye se kibi nahaye icyayi intebe neza iterambere tudaburyohe mboya gabanya ntabwo uriko si reba erega naba n'uburyohe bwa nyirabwo n'urugero nimba weho uri umusheri uyu akaba ari umusheri wawe burya ubwo buryohe bwa mwembi ngo ndabushima ariko si uburyohe bwo kuba azi neza ko arabukuzanaho yarangiza akabucisha no muri kariyeri no muri goyigo abantu bose murebe abashimye bafata ubwo suri kumva ibijyo ujyaga yewe ibyo ndabinenze mumenye ngo umuco wo hambere wari mwiza tuwusigase ntabwo tubyemeye ntabwo twasubira kubera ko turi gukura naguhaye urugero tugomba gufata bimwe byiza tukajya tubikurikiza iyo uteye igiti ntabwo wakwifuza ko kigwingira ntabwo ubyara umwana ngo wifuze ko ahora kamba gukura tugomba gukura kandi tukegera n'iryo terambere muri kuvuga ariko harimo imico tutakwiye kuba twagira aho duhurira nayo ubwo rugero nguhaye nanjye mufite ari uwanje aho duhuriye tukahahurira ameze nk'uko ari nje nawe nabishima ariko kubona dusohotse nimba n'urugero ngiye mu Gataraga nawe arasohotse agiye mu Ruhengeri aho kugira agende anzigamiye icubahiro agiye yatereye umunya hejuru abantu bose bari kujya baramureba karumana none wino hano ubwo ko sugira ngo saho ngaho bivaga nimba yagusize uri gukorera mu Gataraga uri guhingira ibirayi uri sheriwe abizi neza kubitsa 5,000 ku mufuka nagera ku Kimonyi bakamusinyara hari ufite 10 ndakurahiye yasiniye bazahita bayitereka ntabwo abagore bose ariko bameze ariko wibagerera abo bagendaga babunuje mu nzira none sabo bakera bo bajyaga kubagikanya mu nzimwe ari abagore babiri ku mugabo umwe nibo bari bafite umuco mu nzira cyangwa mu rugo ni mu rugo ntabwo bagendaga mu nzira ntabwo bonaga bashize amafoto kuri Instagram imari ibyo ngibyo uri kuvuga ngo indaya ngo ziriho ubu na kera zahoze kujya gushaka umugore umwe nakunyure naburaya burenze ubwo uya nukuvuga ngo ntabyo kuvuga ngo ntakunyure
hari ugiye wabona gufite umugore ukabona n'undi uri kwandagura arega ukamuzana mu rugo babaga bafite n'imitungo ihagije ukamuhereza bakabajyana no mu nabo busikare wazadivoruse ziri kuva wazana uyu munsi wo kusini ejo ukazana wo kupura ejo ukazana wo kudongo iyo mico mibi none wakubaka nyabaki iyo mico mibi urukunengo urubyiruko rw'iki gihe ni iyihe mico ushaka kugaragaza ngo tudakwiye kurangwa nayo icambere imico yo kurangaza abantu ariyo yo kugenda wambaye kurangaza niba bifitemo inyungu nimba ari cyo gishoro cyanjye okay aho rwose nanje nubwo naba ndi umusaza ubifitemo inyungu ubwo wawe warabikoze nka business nyine bicugamije n'ukurimbura munesi arega umenye ko no mu buzarimbura keretse niba wenda waragamiye ugatungiye nageze ku isi ntawe ndi nkeneye kuyisiga kuko uramutse urimbuye urubyiruko mu rubyiruko hari abazagukomokaho rugahura n'abarimbutse waba uri kwangiriza nawe ejo hawe nawe reka nkubwiye n'urugero ubwo wawe umeze nk'umuntu ushatse gukora ikiyobyabwenge kandi azi ko hari n'urubyiruko rwe ruzahura n'ako kaga ubwo rero uramutse nawe ucishirije ukavuga ati mva rero iyi mico ndamutse nyicitseho natuma ejo haba heza n'abana banje bazagerwaho bakarya ibigabuye kandi byiza bizimye njyewe ndizera neza yuko ngomba kuzahigira nka business ndizera neza yuko ngomba guhigira abana banje kandi nemerewe kwambara uko nshaka wowe rero urangaza amaso uzabinyuza mu magara ndabikarabije imbere uzabinyuza mu magara gumana ibitekerezo byawe kuko nanjye mfite abankundira uko nambara gumana ibyawe rero ibyo bintu byo none se abajya mu nsengero bose niko baba bakijijwe icambere nakivuze ni ibintu nk'ibyo ngibyo by'imyambaro ica kabiri uvuze ku nsengero buri hari abantu bazitwikira bakajamo bagahina amaboko ni nkuko nizo ngutiya rero bazisambaniramwo nkuko nanjye nakorera ibyo wasambanisha amabuno gari hasi ariko ubundi niba bakurangaje ahubwo turi gukora dufite amanyasho mugashimika yego babigize ngo niba ari amanyasho si ubundi iryo zina bitakomotse kuminya izo nyashi rero izo nyashi ni muri iki gihe turi gukora ubuto tukagitodo turi kubyigishwa ariko kera nta n'umuntu waguhuguraga ngo akwigishe ngo iryo yuzuye ibyo babigisha ni niyo mpamvu ndi gukura mfite inzobe yatamutse wandeba wagisaza ugashinyika amenyo itamutse nakwiyambarira akagakanzu ibyo binyanya bari gutonora bakisiga niba batamutse utamukiye mu mbere nibura ntabwo ukuntu kera abakobwa babaga bariyo mu gikari bariyo mu mbere barabaritse bakaza baritse nta bya pirati nta nzobe ya pirati niyo wabagura umukara y'amata ntago yari buke yaracaga abakobwa bari bahari babaga basamye ariko hari nashonje ukabura guca oya uwo barangaje akarangara n'ubundi ubwo yaje kurangara gute bakurangaza ufite ibigugisha niba nurangaza abantu rero bya business niko nabivuze icyo gihe uzaba ubikoze nk'akazi ariko ako kazi witega ingaruka kazagira no ku muryango wawe ingaruka zigenda gute umuntu ushobora kurangarira pome mu isoko nuko iyo pome ko kari kwishaka nuko ibibesha rero ni umukobwa kurangaje ubwo nyine nawe ariko tayari iyo pome n'izana mu isoko ubizi neza ko hari abarayigura bakayijana ikaribwaho n'umuryango wose hari abarayirya uyu munsi ariko wizere ko abazayirya ejo bundi zaba yaboze